Bene data bakundwa, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni Francine Twagira Mariya muri kumwe. Ku batanzi, ku batamenyereye, ndi umumama w'abana 6, ndubatse kandi ndi umwana w'Imana, ndi umugenzi ujya mu ijuru, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Ubwo rero ni ya gahunda yacu yo gusangira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo twibukiranye ibyo twize ubushize twize imiterere 7 y'umwuka wera. Twabonye ko umwana w'Imana wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza agira ikimenyetso kimwereka umwuka wera aba muri we. Kandi kugira ngo ubashe kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro, nuko Kristo yicara ku ntebe y'ubuyobozi bw'imibereho yawe, akakuyobora ukaba umukristo uyoborwa n'umwuka wera, kandi ukaba umukristo wuzuye umwuka wera. Uwo mukristo agira ubugingo bunesha, kandi uwo mukristo yera imbuto zikwiriye abihannye, bityo agahesha Imana icyubahiro. Noneho rero uwo mukristo umeze utyo, hari ibintu 7 bimugaragaraho. Ibyo bintu 7 bimugaragaraho twabonye mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 11 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 2. Ntabwo mpasoma, twarahasomye ubushize. No mu byahishuwe igice cya 4 ku murongo wa 5 twabonye imyuka 7 y'Imana. Iyo myuka 7 y'Imana twabonye ko harimo umwuka w'Uwiteka. Tubona ko umwuka w'Uwiteka ni umwuka w'ubutware, kuko niyo migambi Imana yari ifitiye umuntu. Imana yari ifitiye umwana w'umuntu umugambi w'uko asa nawe, turema umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, ategeke, yite ku biri muri jardin d'Eden. Ariko kubera ko uwo muntu yaje gucumura, ubwo butware yarabutakaje. Yasuzuguye Imana, yumvira umubi, ubwo butware arabutakaza. Ariko twabonye ko Yesu agarutse yaravuze ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Noneho muri uko kwihana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubwo butware turongera tukabusubirana, turongera tugahabwa ububasha bwo kwitwa abana b'Imana, turongera tugahabwa ububasha bwo kuba abami n'abatambyi bo mu bwami bw'Imana, turongera tugahabwa bwa butware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, bwa butware ntago umwanzi yongera kutugira imbata ze, ingaruzwa muheto ze, kuko umwuka w'Uwiteka aba turiho nk'uko yari kuri Kristo Yesu, kugira ngo abwirize abakene ubutumwa bwiza, no kugira ngo abwire imbohe ko zibohowe, ibipfamatwi bihe kumva, impumyi azihe kureba. Ikindi gice twabonye ko iyo myuka y'Uwiteka uko 6 isigaye igenda ari 2. Twabonye ko hariho umwuka w'ubwenge n'umwuka w'ubuhanga, biragendana. Tubona ko umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga nabyo biragendana. Tubona ko hariho umwuka wo kumenya Imana no kubaha Uwiteka. Twabonye ko umwuka w'ubwenge ni umwuka Imana ni ubwenge Imana iduha, ariko tubugira ubwo bwenge bw'Imana. Uwo mwuka w'ubwenge atubaho kubera ko tugira ibihe bihagije byo kubana n'Imana no kuba mu ijambo ry'Imana. Iyo tutagifite ubusabane n'Imana, umwuka w'ubwenge atuvaho. Nabahaye urugero rwa Salomo, ukuntu yatangiye neza ayoborwa n'umwuka w'ubwenge, nyuma
akaza kwishakira abagore benshi, akagera n'igihe yubaka insengero z'Imana zabo. Tubona ko umwuka w'ubuhanga Pawulo yatubwiye we yavuze ko ari umwuka wo guhishurirwa, ngo ndabasabira kugira ngo mugire umwuka w'ubwenge no guhishurirwa mu isezerano rishya. Umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga. Twabonye ko nta kintu na kimwe umwana w'Imana yagombye gukora atabanje kugisha Imana inama. Ni umwuka wo kwinginga kandi hakazamo no guhishurirwa, kuko Imana iguhishurira ubushake bwayo, iguhishurira ikiri ku mutima wayo. Noneho tubona ko uwo mwuka wo kujya inama ujyana n'umwuka w'imbaraga. Iyo tumaze kugisha inama Imana iratubwira iti mukore ibi mubigenze gutya. Icyo gihe tuhagarara mu mbaraga z'Imana, nta kintu gishobora kuduhagarara imbere, nta kintu gishobora kuturwanya ngo kidushobore, kandi icyo Imana yashatse ko tugeraho tukigeraho, kubera ko umwuka w'imbaraga aba ari kuri twebwe. Twabonye ko hagati y'umwuka wo kujya inama n'imbaraga hagomba kujyamo kumvira Imana, kuko iyo tutumviye Imana iratureka. Nabahaye urugero, Sawuli yasuzuguraga Imana, yajya kuyigisha inama ngo ikamwihorera, nyuma imuhana mu maboko y'Abafilisitiya, arapfa. Irindi tsinda ni umwuka wo kumenya Uwiteka no kumwubaha. Muri iryo tsinda twabonye ko mu kugirana ubusabane n'Imana, mu kuba mu ijambo, Imana ugenda uyimenya, ngo abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko utazigera ureka abagushaka Uwiteka. Cyangwa hariya muri Daniyeli ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Iyo uzi Imana yawe uko iteye, ububasha bwayo, ubushobozi bwayo, urakomera, ukora iby'ubutwari kandi uratinyuka. Twabonye ko uwo mwuka wo kumenya Uwiteka ujyana n'umwuka wo kumwubaha. Mu isezerano rishya twabonye ko urukundo rutunganyijwe rwose ngo rukuraho ubwoba. Noneho tubona ko ntabwo tugikeneye kubaha Imana kubera ubwoba, kubera gutinya ngo iradukubita, kubera gutinya ngo iratuzi, ngo ijisho ryayo riri ahantu hose riratureba. Oya, ahubwo tugomba kuyubaha kubera ko urukundo rwayo rutunganyijwe rwasabye mu mitima yacu. Tuhabonye ko no muri Timoteyo hatubwira ngo ntabwo umwuka twahawe ari umwuka w'ubwoba, ahubwo ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka w'urukundo, ni umwuka wo kwirinda. Uko niko Imana ishaka ko tubana nayo, kandi Imana ishaka ko iyo myuka yose iba ku muntu wese wamenye izina ryayo, iba ku mwana wayo wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni umugabane wacu. Amen. Uyu munsi rero turakomeza ikindi cyigisho kivuga ubwami bw'ijuru. Mbere yuko tugikomeza, reka turirimbane indirimbo y'156 mu gushimisha. Ninjye Yesu witanze kera ku musaraba, mbitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha byawe. Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Naretse ubwiza bwanjye nari mfite mu ijuru, nsiga umucyo kwa Data nza mu mwijima w'isi. Naretse byose nkurengera
waretse iki ku bwanjye? Naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanjye? Banyishe urupfu bibiruta uko byavugwa, navushijwe amaraso ngo utazapfa nabi nawe. Nakwihanganiye ibyo byose, wanyihanganiye iki? Nakwihanganiye ibyo byose, wanyihanganiye iki? Navuye iwanjye aho uri mu isi mbi, nkuzaniye agakiza n'ubugingo budashira, ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Navuye iwanjye ibwami ngera aho uri mu isi mbi, nkuzaniye agakiza n'ubugingo budashira, ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Iki gitero cya nyuma impamvu ngisubiyemo kiravuga ngo navuye iwanjye ibwami ngera aho uri mu isi mbi, nkuzaniye agakiza n'ubugingo budashira, ko nakugabiye impano ubwo wigeze kuntura iki? Muri Matayo igice cya 9:10 haravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Yesu yashatse ko ubushake bw'Imana bwo mu ijuru buba n'ubushake bw'Imana hano mu isi. Niyo mpamvu yemeye gusiga bwa bwiza, yemeye gusiga cya cyubahiro, aza hano mu isi. Ese twebwe twamwituye iki? Ese twebwe twemeye ko atubera umwami? Ese twebwe twemeye ko atubera umukiza? Ese twebwe twemeye ko atubera umucunguzi? Ko yemeye gusiga ubwami bwe akaza muri iyi si mbi, twebwe twamwituye iki? Turakomeza rero. Ijambo Imana yanshyize ku mutima ni naho ngaho ngira ngo dusangire, ni ubwami bw'ijuru. Ubwami bw'ijuru, tugiye kureba ubwami bw'ijuru icyo ari cyo. Hari abavuga ubwami bw'ijuru cyangwa bakavuga ubwami bw'Imana. Ese bitandukaniye he? Nibyo tugiye kureba. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze tusangire ijambo ry'Imana riri muri Matayo. Iyo urebye muri Matayo ukareba no muri Mariko, ni bimwe, ariko ukuntu buri wese abisobanura. Matayo akoresha ubwami bw'ijuru, hanyuma Mariko we agakoresha ubwami bw'Imana, ariko byose ni bimwe. Impamvu Matayo yakoresheje ubwami bw'ijuru ni uko yabwiraga abayisiraheli. Noneho kubera ko abayisiraheli muri ya mategeko 10 Moise yari yarabahaye, hari ahavugaga ngo ntukavugire izina ry'Imana ubusa. Abayisiraheli rero batinyaga kuvuga izina ry'Imana. Noneho rero Matayo agendera muri iryo jambo ry'Imana, muri uwo muco bari baramenyereye wo kutapfa kuvuga izina ry'Imana. Matayo akomereza aho ngaho. Niyo mpamvu aho kuvuga ngo ubwami bw'ijuru
ahubwo Matayo we yakoreshaga ubwami nako Matayo aho kuvuga ubwami bw'Imana, Matayo we yakoreshaga ubwami bw'ijuru. Ariko niturijya muri Mariko turasanga Mariko we yarakoreshaga ubwami bw'Imana kandi ari ubutumwa busa. Reka tubirebe. Reka turebe muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 14 ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Uwo ni Mariko. Murumva ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Noneho muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17 we yaravugaga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Akantu gusa gatandukanya ubwo butumwa bwiza bwo muri Matayo n'ubwo muri Mariko, Matayo nuko avuga ngo ubwami bw'ijuru buri hafi, Mariko akavuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Murumva rero ko birahuye. Ahandi ni muri Mariko igice cya 4 ku murongo wa 30 haravuga ngo kandi aravuga ati, mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Cyangwa twabusobanuza mugani iki? Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka nubwo ari gato, hanyuma y'imbuto zose zo mu isi karakura kakaba igiti kinini, kikaruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo. Noneho mwumve muri Matayo we ukuntu yabivuze. Matayo 18 umurongo wa 3 n'uwa 4 arababwira ati, Matayo 13:31 haravuga ngo abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we. Nubundi murumva ni akabuto ka sinapi umuntu yafashe akabiba mu murima we. No muri Mariko ni akabuto ka sinapi, ariko akavuga ubwami bw'Imana, Matayo akavuga ubwami bw'ijuru. Murumva ko bavuga inkuru imwe, ariko uburyo babivugamo itandukaniro gusa ni hariya Mariko avuga ngo ni ubwami bw'Imana, noneho Matayo we akavuga ubwami bw'ijuru, kuko yari arimo abwira Abayisiraheli, kandi Abayisiraheli bakaba bari baratojwe kutavugira izina ry'Imana ubusa. Noneho Matayo kugira ngo agume mu muco wabo, muri uko kuntu bari bamenyereye, niyo mpamvu we aho kuvuga ubwami bw'Imana yavugaga ubwami bw'ijuru. Ariko byose tubonye ko ari kimwe. Ahandi wenda twakomeza ni muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 14. Ariko Yesu abibonye ararakara, arababwira ati, mureke abana bato bansange, ntimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo. Matayo igice cya 18 kuva ku murongo wa 3 ho haravuga ngo arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzicisha bugufi nk'uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Murumva hose ni abana bato, abafite umutima nk'uw'abana bato nibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kwa Mariko abafite umutima nk'uw'abana bameze nk'abana bato nibo bazinjira mu bwami bw'Imana. Murumva rero wavuga ubwami bw'ijuru cyangwa wavuga ubwami bw'Imana ni kimwe. Noneho umuntu yakwibaza ati, ubwami bw'Imana ni iki? Ubundi ubwami
kugira ngo umuntu avuge ubwami hagomba ibintu bine. Kugira ngo habeho ubwami hagomba kuba hariho umwami, hagomba kuba hariho abategekwa, hagomba kubaho aho umwami ategekera cyangwa se igihugu cyangwa ubwami. Noneho icya kane, ubwami bugendana n'amategeko, bugira amategeko. N'ubwami bw'Imana rero nuko nguko bumeze. Hagomba kuba hariho umwami, hagomba kuba hariho abategekwa, hagomba kuba hariho aho umwami ategekera. Noneho mu bwami bw'Imana habamo amategeko n'amahame, les lois et les principes. Ubwami bw'Imana bwahawe nde? Indirimbo nahereyeho navuze ngo wasize wavuye iwawe ibwami, ubwami wari ufite mu ijuru uza hano mu isi. Ubwami Imana yabuhaye Yesu. Dushobora kubibona hariya muri Matayo 28:18. Ntabwo ndi buhasome. Haravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ubwami Imana yabuhaye Yesu. Ariko ntabwo Yesu ategeka wenyine. Yesu afite abo bategekana. Ibyahishuwe igice cya 5 ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Ku murongo wa 10, ubahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi bazima mu isi. Yesu yasize ubwiza bwe yari afite mu ijuru, abumbura cya gitabo. Yohana yararize ngo habuze umuntu n'umwe wakibumbura, habuze umuntu n'umwe wavuga ati ngiye kwitangira umwana w'umuntu. Yesu agira kuraje, aravuga ati ngewe ndagiye. Aje rero muzi uko byagenze, twarabibonye ubushize. Yaradupfiriye, amena amaraso ye ku musaraba i Golgota, arapfa, arangije arazuka. Abamwizeye, abamwemeye, bakizera izina rye, aduha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ntabwo ari ibyo gusa, tumaze kubona ko hano mu byahishuwe abamwizeye yabahinduriye kuba abami n'abatambyi. Dutegekana na Kristo hano mu isi. Turi abami, turi abatambyi, dufatanyije kuyobora mu bwami bwa Kristo, kuko turi abami n'abatambyi b'Imana ahangaha mu isi. Icyo aho ngaho ni umwami. Twabonye ko umwami Imana yashimye guha ubwami bwayo ni Kristo, ni Yesu Kristo. Noneho ikibazo cya kabiri, uwo mwami ategeka bande? Ni bande bari mu bwami bwo mu ijuru, mu bwami bwa Kristo, mu bwami bw'Imana? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 ku murongo wa 34 na 35 baravuga ngo abakubaha bagakora ibyo gukiranuka urabemera mu mahanga yose. Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Abubaha Uwiteka bose bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera, kandi yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana, kandi yabahamagariye kuba abami n'abatambyi bo mu bwami bwayo, kwimana na Kristo hano ku isi. Noneho kugira ngo tubashe kuba abayoborwa na Kristo,
Yesu ntabwo aza gusa ngo atubere umukiza, ngo atubabarire n'ibyaha gusa, ahubwo araza akatubabarira ibyaha byacu, twarangiza tukamwizera, twamara kumwizera akatugabira umurimo. Muzabirebe mu nyigisho zabanjije, ibyo bintu byose nagiye mbisobanura. Ntago Yesu aguha agakiza gusa, ahubwo iyo umaze kwinjira mu bwami bwe ugomba gukora imirimo, ya mirimo myiza Imana yaremeye muri Kristo kera ngo tuyigenderemo. Ni ibintu bine rero: twihana ibyaha byacu, twangiza tukizera Yesu tukamwakira nk'umwami n'umukiza, twarangiza tugakora imirimo yo gukiranuka, tugakora imirimo yo kwizera. Ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Mu bwami bw'Imana tugomba kwizera, ariko tukagira n'icyo dukora. Uko umuntu abyarwa ubwa kabiri twarabibonye nabyo ubushize, muzasubire muri izo nyigisho twabonye. Tumaze kubona ko ubwami bw'Imana harimo umwami ni Yesu, harimo abo ategeka. Abo ategeka na baciye bugufi, bakihana, bakamwakira nk'umwami n'umukiza, kandi bagakora ibyo gukiranuka. Kuko ntabwo n'uyo waba warakiriye Yesu, twabonye ubwoko butatu bw'abakristu. Iyo utari uwo kwizerwa ntabwo akugabira umurimo. Ugomba kuba uwo kwizerwa mu bwami bwa Kristo kugira ngo akugabire umurimo. Ikindi cya gatatu naho ategekera igihugu. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ugendane nanjye mwami wanjye mu gihugu cy'umutima wanjye. Ubwami bw'Imana muri Luka igice cya 17 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 21. Haravuga ngo abafarizayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Ntago bugaragara, nta nubwo buzaza giturumbuka. Oya, ubwami bw'Imana buri muri twebwe, kuko mu bwami bw'Imana hakora ikintu cyitwa kwizera. Ni mu buryo bw'umwuka, ariko ubwami bw'Imana bufite imbaraga muri twebwe. Yesu rero yicaye ku ntebe intebe y'ubwami bwe muri twebwe, ni umutima wacu. Niyo mpamvu hariya muri Zaburi ya 51 igice cya 12 Dawidi yaravuze ngo undememo umutima mushya. Iyo amazi n'umwuka bimaze kutubyara, Imana ihindura umutima wacu ikadushyiramo umutima mushya. Noneho mu Batesaloniki ba 2 ndumva igice cya 5 haravuga ngo umuntu, niho hatubwira ibice bigize umuntu. Umuntu agizwe n'umwuka, umuntu agizwe n'ubugingo, umuntu agizwe n'umubiri. Intebe rero y'ubwami bwa Yesu muri twebwe ni umutima wacu. Umutima wacu navuga ko ari umwuka. Umwuka wa Kristo uraza ukaba mu mutima wacu. Aho iyo niyo ntebe y'ubwami bwa Yesu muri twebwe. Noneho Yesu iyo amaze kuza akicaramo, araza agategeka. Ategekera hehe? Ategekera mu bwenge bwacu, ategeka ubwenge bwacu, ategeka ubushake bwacu, ategeka amarangamutima yacu. Kubera ko
tugomba kugendera mu nzira yo kumwumvira. Umwami baramwumvira. Yesu rero kuko ari umwami wacu, tugomba kugendana nawe mu gihugu cy'umutima wacu, kandi tukagendana nawe tumwumvira. Amarangamutima yacu agomba kumvira Yesu, ubushake bwacu bugomba kuba ubushake bwa Yesu, n'ubwenge bwacu bugomba kuyoborwa n'ubwenge bw'Imana. Umuntu wamenye Yesu agomba kugira ubwenge bw'Imana, kuko hariho ubwenge bw'isi, hariho ubwenge bw'abadayimoni. Ariko umwana w'Imana ntabwo agomba kugira ubwo bwenge bw'isi, ntabwo agomba kugira ubwo bwenge bw'abadayimoni, ahubwo agomba kugira ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana rero nibwo bugomba kuyobora ubwenge bwawe. Aho niho Yesu ategekera. Ategekera mu gihugu cy'umutima wacu. Agategekera mu bwenge bwacu, agategekera mu bushake bwacu, agategekera mu marangamutima yacu. Noneho ntaba ari twebwe tugaragara, hakagaragara Kristo. Ibyo dukora byose bikagaragaza Kristo. Tumwimika nk'umwami n'umukiza. Niyo ya ndirimbo, iyi ndirimbo yatubwiraga, y'156 mu Gakiza. Ni nge Yesu witanze kera ku musaraba, mbitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha. Iyo amaze kugukiza ibyaha akubera umwami. Iyo amaze kukubera umwami, nawe akwinjiza mu bwami bwe, nawe ugategekana nawe. Amen. Ubwami bw'Imana ni bwiza. Haleluya. Ahandi Yesu ategeka, agomba gutegeka muri domene zose z'ubuzima bwacu. Tugomba kwemerera Yesu akaba umwami mu rubyaro rwacu, akaba umwami mu kazi kacu, akaba umwami mu miryango yacu, akaba umwami mu gihugu cyacu, akaba umwami hose, agategeka, akaganza. Icyo cyari cya gatatu. Aho niho umwami Yesu ategekera. Aho niho ubwami bw'ijuru butegekera. Tubonye ko ubwo bwami ntabwo buzaza mu buryo butangaje bushashagirana, ahubwo buri muri twebwe. Icya kane ari nacyo cya nyuma, ubwami bw'ijuru bugira amategeko n'amahame. Mu Baroma igice cya 14 umurongo wa 17 haratubwira ngo ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ahubwo ni ugukiranuka, ni amahoro, ni ukwishimira mu mwuka wera. Murumva ubwami bw'Imana harimo ubucamanza, nisha n'abaturage amahoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kurwanya uruhande mugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Ntabwo twahamagariye kuba ba nyirantambara. Ku rwacu uruhande tugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Nababwiye ko hari igihe rwose ubigerageza ugaca bugufi, ukakora ibyiza, ariko bakagushakaho impamvu. Byihorere bagushakaho impamvu, Imana yonyine iyo ntambara izayirwana. Kandi yiturwaniriye, nababwiye ko iranesha. Abanzi bayo bari munsi y'ibirenge byayo. Kandi twebwe duhishanywe na Kristo ahantu ho mu ijuru. Nimba duhishanywe na Kristo rero ahantu ho mu ijuru mu buryo bw'umwuka, nimba abanzi be bari munsi y'ibirenge bye, natwe abanzi bacu bari munsi y'ibirenge byacu, ntacyo babasha kudutwara. Niyo baduteza intambara, nta ntambara n'imwe bazanesha. Ntawe uzaduhagarara imbere, ntawe ubasha kuturwanya ngo dushobore, kuko imbaraga z'ubwami bwa Kristo ziri muri twebwe. Ariko iduhamagarira uko tubishobojwe kubana n'abantu bose amahoro, kuko ubwami bw'Imana ni ugukiranuka, ni amahoro, no kwishimira mu mwuka wera. Umwana w'Imana agomba guhora anezerewe, kuko umunezero wacu nizo mbaraga zacu.
ntabwo tugomba kubaho nk'abatakebwe, ntabwo tugomba kubaho nk'abadafite imana. Imana yacu irashoboye, nimba haje n'intambara, haje n'ibigeragezo, uko byaba bimeze kose, imana yacu ntirubasha. Nta ndwara n'imwe idashobora gukiza, nta kibazo na kimwe idafitiye umuti. Na hahandi bigaragara ko byarangiye, byapfuye, twarabibonye ubushize ko umukristo wuzuye umwuka wera aranesha, kandi amasengesho ye agira imbaraga. Nta kintu na kimwe umwana w'Imana agomba gutinya, kuko nta kibazo na kimwe gishobora guhagarara imbere yawe Imana itagifitiye igisubizo. Imana yacu ishimwe, ni Imana y'imbaraga. Ubwami bwayo ntabwo ari amagambo, ni ubwami bw'imbaraga. Niko mu Bakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 20 havuga, ubwami bw'Imana si amagambo, ahubwo ni imbaraga. Na hahandi bidashoboka, ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Mureke rero tuyizere, kandi dusabe izo mbaraga z'ubwami bw'Imana zigaragare, ubwiza bw'ubwami bw'Imana bugaragare muri twebwe, icyubahiro cy'ubwami bw'Imana kigaragare muri twebwe, kigaragare mu bana bacu, kigaragare mu miryango yacu, kigaragare mu gihugu cyacu, kigaragare mu babyeyi, mu bavandimwe. Mana yacu ugaragare, imbaraga z'ubwami bwawe zigaragare. Imana yacu ishimwe. Matayo igice cya 11 umurongo wa 12 aravuga ngo, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibwinjizwamo imbaraga. Umwana w'Imana agomba kurwana, agahatana kugeza igihe aboneye ubutsinzi. Ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, twahawe umwuka w'imbaraga, twahawe umwuka w'urukundo, twahawe umwuka wo kwirinda. Nuguse intambara turwana ntabwo ari inyama n'amaraso, ntabwo ari yo mu mubiri, niyo mu buryo bw'umwuka. Ibintu turwana nabyo rero, ibintu duhangana nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Inama ziracurwa, abagambana bakagambana, abatega imitego bakayitega, ariko kuko turi mu bwami bw'Imana, Imana itubera amaso. Twebwe ikidusaba ni ugusenga, kandi tugasengana umwete kugira ngo tubashe kugira ubutsinzi. Twahawe ubutwari, umwuka w'Uwiteka aturiho, kandi twabonye ko umwuka w'Uwiteka ni umwuka w'ubutwari, ni umwuka wo kunesha, ni umwuka w'ubwami. Turi abami n'abatambyi, tuyoboranye na Kristo. Haleluya. Ayo mahame rero n'amategeko, loi et principe, Imana ijambo ryayo riravuga ngo ntabwo izigera ica ku ruhande ijambo ryayo, iraryubahiriza, irarikurikirana kugeza igihe irisohoreje. Niyo mpamvu rero iyo umaze kwinjira mu bwami bw'Imana, ugomba kugendera kuri ayo mategeko n'amahame yayo. Ndabaha nk'urugero, ndabaha ingero nk'ebyiri. Ihame ryo kubaha, ihame ryo kubaha. Imana igira inama abana, irababwira ngo, bana mwubahe ababyeyi banyu kugira ngo mubashe kugubwa neza hano ku isi, kandi mubashe no kurama. Umwana wubaha se na nyina ararama, umwana wubaha se na nyina agubwa neza, umwana wubaha se na nyina ntago ata repère.
iryo ni ihame ry'Imana, ni itegeko n'ihame ry'Imana. Ahandi izi divorce mubona zuzuye muri iyi si, Imana yaduhaye ihame rivuga ngo iki? Rivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko mwikunda. Nimukunda abagore banyu nk'uko mwikunda, abagore banyu bazabubaha. Iryo hame umugabo warishyize mu bikorwa biragenda, umwana warishyize mu bikorwa biragenda. Hari ahandi ngo icyo biba nicyo uzasarura. Nimba wabibye ibyiza uzasarura ibyiza, niba wabibye amahoro uzasarura amahoro, nimba wabibye intambara uzasarura intambara. Ayo ni amahame n'amategeko Imana yagiye idushyiriraho. Ntabwo ubwami bw'Imana bugarukira gusa mu kwihana ibyaha no kwakira Yesu. Aha kuri iyi si tugomba kubaho, kandi tugomba kubaho mu mahame n'amategeko y'Imana. Ntabwo rero n'ubundi ntabwo ubwo bwami bw'Imana buzarangirira ahangaha ku isi gusa, ahubwo Yesu ikintu cyamuzanye nk'uko twabiganiriye ubushize, ni ukugira ngo yongere adusubize muri wa mugambi Imana yaduteguriye. Mu bwami bw'Imana harimo ibintu byinshi, ariko ndagira ngo ndangirize kuri ibyahishuwe igice cya 21. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguriwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa nawo ntabwo uzongera kubaho ukundi. Muzi ko Imana yari umugambi wa mbere, abasogokuruza bacu Adamu wa mbere, Imana yamushyize muri Edeni, iramubwira iti, ibi byose urabyemerewe, ibi biti byose muri ingobyi urabyemerewe, ariko iki kimenyesha ikibi n'icyiza ntuzagikoreho. Aho kugira ngo yumvire Imana, yumvira umwanzi Satani. Kandi Imana yari yamwihanangirije amubwira iti, nusuzugura no gupfa uzapfa. Niko byagenze. Imana yaje kubahana, ibakura no muri Edeni, ishyiraho umumarayika, n'ubu irarinzwe. Adamu wa kabiri rero agomba kuzaza akadusubiza aho hantu. Ni iri jambo ry'Imana tumaze gusoma, tuzongera dusubire muri ya ngobyi ku bwa Adamu wa kabiri. Twimane nawe, nta marira azongera kubaho, nta ndwara zizongera kubaho, nta rupfu ruzongera kubaho. Imana rero idufashe kugira ngo tuzimane na Yesu muri ubwo bwami bwe butazashira. Kandi Imana idufashe kugira ngo igihe dutegereje kugaruka kwe, tugende koko nk'abana b'Imana, tugende koko nk'abami n'abatambyi bo mu bwami bwe, tumuhesha icyubahiro, dukora ibyo gukiranuka, dukora ibyo kwizera. Imana yacu itugirire neza. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka dusenge. Mwami wacu, turagushimye kudukunda kandi kutwitaho. Wabwiye abigishwa bawe, urababwira uti, mwamukumbi muto mwe ntimutinye, kuko data yashimye kubaha ubwami. Ndagushimye data mwiza ukiranuka, ko washimye kuduha ubwami.
ndasenze kugira ngo imbaraga z'ubwami bwawe zigaragare muri domene zose z'ubuzima bwacu. Imbaraga z'ubwami bwawe zigaragare mu bana bacu, mu ngo zacu, mu babyeyi bacu, mu bavandimwe bacu, mu miryango yacu. Imbaraga z'ubwami bwawe Mana zigaragare mu gihugu cyacu. Ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka n'ibyo ushima bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.